baraza kubibona iyo muvuga ngo Sabe ngo dufitanye ibibazo ngo dufitanye amakimbirane ngo byagenze gute na gute sometimes bikanavugwa mukabona dukoze interview hani ibyo byavuzwe njya ku isimbi so yibonye muhamagare mwimwihamagare n'inshuti yawe ariko reka tube clear twe kubeshyana turi umuntu mukuru sibyo abaretse wekerukanka abaretse eze ko wirukanze yaje okay bazavugisha madame ikiganiro kirakomeye ku buryo n'umugore waje kumukura mu kiganiro madamu wamuretse akagaruka agasobanura kano kantu kanyuma baswahita umujyana ariko se ubundi ukamubwira ko abantu bari bakubwiye ko nta kibazo bafitanye wowe kuki ushaka ko ntabwo ngiye nabyemera ko bakigirana rero abantu bagabo urumva nibyo nkubwira wa musore we ibintu by'amatiku mwizanyemo njyewe ndi umwe mu bishyiriyeho defensive measures zimeze zite ni confidential urumva u Rwanda ruvuga ingamba z'ubwirinzi uko ziteye wapi ibi rero by'abantu njye sinzigera nemera umuntu uzagafata muri ndahabi Irene kukuvuga nkawe mushaka ko wenda mwaragiranye ikibazo ariko uburyo bigeze aho umuntu yataka umuryango ntabwo byakunda nzarwanisha intwaro z'ibishoboka n'ibidashoboka ariko ntabwo nzigera nemera abantu bateranya abantu oye bidashoboka byo birahari iziri extra nibiba ngombwa navuze ngo nibiba ngombwa kwa ko ngewe umuntu nageraho uvuze numva gauci nge nabibwiye abantu bari bacita magic baze kubireba nibigeraho umuntu anteranya na Irene ntavuga ikibazo mfitanye na Irene abe clear akazanamo umwana wa Irene umugore we icyo gihe I will never ntabwo there is no tolerance is zero buriya nitubana ukankenera ukambura uzicare kuri mikoro bivuge ibyo byo nzanakureka ku buryo habaho amahitamo ariko nibigeraho uzanyemo umuryango wanjye shareka nkubwire Irene nzakubitisha intwaro mfite ibi bintu abantu babigize for big time babihindura blague urumva urumva Irene abantu bamwe namwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga harimo n'abahanzi twabuze urumva bararwaye ibi nge ndabivuga abahanzi benshi bafite uburwayi bwo mu mutwe kubera ibibazo by'abantu babavuga ko mbuga nkoranyambaga ntabwo mvuga ibyanjye abahanzi mu Rwanda buretse gato dusubiza abahanzi nyarwanda bari hit ni bangahe ni benshi kuki bamwe mu bahanzi bakuru tuzi batagisohora indirimbo bari mu biruhuko Meddy niki cyatumye ava muri secular music ajya muri gospel yarakijijwe nande na pasiteri we iki hari habaye iki yarasenze arabonekerwa ndakubaza hari listen hari habaye iki bakuzi ba MI mukurikire neza ko habaye Meddy yarasobanuye ngo njyewe nanjye ubwanjye indirimbo nakoraga ntizaryoheraga yengeye kogeza wowe urinde ufata umwanzuro wa Meddy haya bakuzi ba MI ibyahinduye isura byahinduye isura ubu tuvuga buriya koshywa nyine ntega amatwi kandi usobanukiwe wirinde guhubuka sibyo ugasanzwe ahubuka mbese aho mvuga ni abakoresha imbuga nkoranyambaga turi abagome fata ku mavuta yagiye gufungwa byagenze gute yivugire kuri umugome abandi bareke fata ku mavuta afunzwe n'inzego z'ubutabera bw'igihugu tabanga bulldog bavuga ngo intunga mikoro fata mikoro wintamika mikoro reka nkubwire ibi bintu buriya umuntu yagezaho urumva iyo umuntu yagezaho byarenze showbiz yego niho usanga abantu bari kurira ngo ni ukuri ngo nta birenze ngo rega ngo uri umujama reka nkubwire man ingingo bavugaga abantu benshi Irene uravuga uti ingingo uri kuyumva man abantu benshi bitwaza ngo ntacyo bahomba bakangiza abantu nkawe ndakuzi turaziranye hari ibintu twahuremo bitandukanye yego hari ibintu bijya bigukurwaho ngewe ubwanjye nk'aba affected kubera ko turi close tuzira ari byo tuziranyeho biri confidential yego harimo ibishobora kuba biri sensitive cyane ariko tuziranyeho yego imbuga nkoranyambaga hari abantu bari kuzikoresha nabi ibyo ndabyemera wowe Irene muri ndahabi uri umunyamakuru ufasha abahanzi kandi feedback turayibona yego
rero njyewe ndi umwe mu batazemera ko ibikorwa Irene yakoze yego tumuhindura amayibobo cyangwa tumuhindura ibintu by'umwanda. yego Yarabikoze agamije kudufasha, yarabikoze agamije guteza imbere industry kubw'inyungu bwa industry, akabikora yihushya kuyagize ate. yego Noneho ninjya kugirana ikibazo na Irene nze vuga se witabye Imana cyangwa nze vuga nyine utakiriho, aya ibyo bintu nge ntabwo nzabyemera. Ni ukuri reka nkubwire, nibyo nakubwiraga nyine. ariko Irene ikintu kuvuga nyine gucyumva Irene yego ntitwari turi kumwe tuza gushyingura mama wawe, yego guhera hariya Kamonyi kuza kujya hose sinari mpari. wari uhari. Umuntu naza akagutuka kuri mama utakiriho, iyo ni showbiz yihe? Waramfashije mu kumushyingura. Njye nari mpari pe, kandi numvaga byari n'umunsi ugoye w'umuganda, wari ugoye cyane, sha numvaga rwose bimvuye ku mutima, si uko ntuye hafi, ariko numvaga nk'umuvandimwe wanjye ibihuhuye nabyo nanjye byambaho. yego Ntabwo rero ngewe reka abantu benshi batinya kubivuga ibi, ntabwo nzemera umuntu uza gukora ibyo bintu. Uratuka umuntu kuri nyina utakiriho, aho bukabije. uraza ugafata umuntu ndabaye nkawe ufite ubwo buzima bwawe ubayeho, uko umwana yavutse cyangwa abayeho ni ibintu biri confidential byawe, umuntu arabizana mu itangazamakuru akumwaza kubera iki? Ikibazo ndi kwibaza, baretse gato tugendane neza Chita, tugendane neza. Yes, iki kintu ndi mu bantu badashobora kwemera ko, ariko uri mu babaye affected nawe urabyemera. Nabimenyereye. Yego, ariko se birakwiye? Ntibikwiriye ko Ese ukwiriye gushinyiriza nabimenyereye. amafaranga ukoreye, ntukwiriye kuba umuntu aho ugeze uri umuntu wishimira ibyo ugezeho. Mbigire nte? Tugende gake gake. Uko kubigira kurahari. Ndi mu bantu batakemera ko, uri kumva, wowe n'uwitwa Sabe tujye tubizanye ukuri, tuzana imyaka myinshi ishoboka, turi inshuti, mugirane ikibazo ngo ntigikemuke, cyaba cyanabaye beretse gatoya. Niyo mpamvu aho kugira ngo mbivuge udahari, nakurindira n'imyaka veni kazashira nka kwibonera nka kubaza ndi wowe na Chita. None se Irene, beretse nkubaza, beretse nkubaza nanjye mbonije. Oya nibiharira ijambo nahaguruka ntahe. Akubwiye iki? Ambwiye ko nta kibazo. None se ubwo ngubwo Nubwo ubutumwa nari nkeneye ko n'ubundi mutangakira. None se njyewe nari nkumaze kukubwira ngo iki? Nasingize bihakana. Narabwe nta gihari muhamagare akwibwirira. Ubwo muri very balance. Si wese. Yego. Buriya muri media wize itangazamakuru, nanjye nararyize. Muri ethics baratubwira ko inkuru ibe balanced, uhamagara both sides. Ariko nubwo umuntu yaguha interview ya call, nubwo yaguha SMS, ni version ariko waje magatotse. Gashingiye kukisi? Nakubazaga. Nyine vuga icyo gashingiyeho. Ndi kukubaza. Mubaze nanavuge. Ntacyo ikibazo cyawe nticyuzuye, gashingiye kuki? Ndakubaza. Gashingiye ku kibazo muvandimwe yari yagize. Gute? Gute? Kimanuka. Impanuka. Gute? Amanuka yagize se? Nyine ngo habaye. Akajya no kwivuza. Nyine habaye. We nabyumvanye. Nyine habaye iki? Ujya kuvuga ko atari mu gihugu. Nyine byaba habaye iki? Ahubwo bivugaga habaye iki? Subiza, iyo mpanuka yaturutse kuki? Ngo hajemo agatotsi hagati yawe nawe nibyo cyangwa se byo? None se ubwo iyo mpanuka ni njye wayiteye? Subiza. Yewe urumva egera hino tuganire. Urumva? Egera hino. Sibyo egera hino. Yego. Urumva? Yego. Ibyo ngibyo ni biri kuri social media. Ariko se wowe nk'umuntu uzo kuri w'inshuti yacu twese. Yego. Kuko hari ikibazo. Uremera kuri inshuti? Uremera ko hari ibyo duhuriyeho byacu turi batatu cyangwa bane? Yego. Wongeyemo nyine mbwiye mu by'ukuri koko yego mu by'ukuri koko uko bizi ko hari ikibazo nimba kinahari se mwaragikemuye base banza usubize kirahari kirahari icyo nzi ntacyo reka negere imbere oya wikegera imbere n'ubundi muri kamera uragaragara reka nkubwire hari ikibazo koko uri kumbaza ibintu byawe ku buryo ushobora no kumukanya nkomeje kukwemerera no mukanya waza kumbaza icyo wambariyeho kandi sinakwambitse oya byabaye birebire yego none se koko wimbaze byawe rabwo mwisubize byawe imeze bite uzi icyo nagusubiza se kajemo agatotsi kajemo gashingiye ku ki ngiye gukumanuka mwese reka nkubaza mu mpanuka hari polisi ipima impanuka itera imetero babyita gutera imetero hari abashungereza hari n'uwakoze impanuka
ahubwo wari umushungerezi cyangwa uri nsubiza nsubiza ibyawe wimbaza gahunda zawe nakubwiye ngo ninkwemerera uburyo twagezemo burasaba ariko ntunamike mikoro bwana journaliste wintamika mikoro nyine muri iyo mpanuka y'impanuka yabaye usibye polisi ipima abashungerezi bari bahari batanga ubuhamya n'uw'impanuka yabayeho n'ugonzwe nduwuhe wari icyo ahubwo wari umushungerezi wari impanuka niyo wayiteye bwana journaliste namenya gusubiza ni umuntu ugusubiza urashaka iki kigusubiza abahungu bagira amatiku kandi buriya njyewe uyu munsi uhereye uyu munsi nashyizeho defensive measures nk'uko leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba z'ubwirinzi nanjye rero ndashyigikira leta y'u Rwanda nibutsa abantu ko ntukazane ibintu byawe ndi umutumirwa cyane uri umutumirwa ntuzuri kumvugiramo gute wantumiye none ufite n'ijambo ku byo mvuga ndi kubwira abantu badukurikira ntabwo babeshya ariko se buretse gatoya gawuci mva nkubwire nemera ko inzego z'u Rwanda z'umutekano ndetse no mu byo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasubije kenisi u Rwanda rurarinzwe niba rurinzwe rero by'umutekano twebwe basigaye guhera ku rwego rw'isibo kugera ku rwego rw'igihugu yego ntabwo tuzegera twemera nk'uko minubumwe Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Iterambere Mboneragihugu inshingano mboneragihugu bavuga ko dukwiriye kugira ubumwe abanyarwanda twese ntabwo ngewe myself ntabwo tugiye twemera abantu usanze nabibwiye Irene ntabwo wari uhari uyu mutipe yafashije abahanzi sibyo abarimo niyo Bosco na Vestina na Dorcas nibo twamenye cyane sibyo akuri itangazamakuru ryafashije benshi pe haba mu buryo bw'amarangamutima n'abahanzi sibyo nge namubwiye ni Irene nk'umuntu uri close nawe uri friend to you dufite n'ibyo wenda duhuriyeho byacu by'ibanga sinzigera nemera umuntu uza kuri social media akavuga mama wakubyaye kandi mama twaramushyinguye I was there nari mpari n'ukuri ibi nshobora no kubivuga wenda nkagira amarangamutima nokajya none n'iby'ibiganiro ntabwo tuzemera ko imbuga nkoranyambaga zikoreshwa zangiza imiryango kurusha kuyubaka nibyo usanze nagusaba akantu kamwe we na Irene se buriya rero mu gifaransa baravuga ngo tout excès mauvais nyine ibintu birengeje urugero byose ni bibi ibintu byose bibaye byinshi bikarenza urugero ntabwo ari byiza buriya mwatangiye muganira neza ni byiza ariko aho bigeze ndabona byenda cyangwa byarenze urugero murekera aho ngaho cyangwa se oya mukeneye gukuringa down twe turaganira n'ibisanzwe mukuringa down twe buriya turaganira n'ibisanzwe oya ako kari kavuyemo mwayindanasije kuganira ku bindi ariko ubundi uzi impamvu ako kantu kajemo ndakeka ko ikibazo nkibajije ku munsi Chita nawe yari yafashe umwanzuro yego wo gusubiza wenda nk'abari bamwatatse n'iki kandi ndabyumva ubifite n'uburenganzira Chita ako kari karenzeho ikindi cyihuta Gawuci yes ntabwo nongera kubaza Bruce Melody wumva rero jewe ahubwo icyo nibaza ni mu bantu basubija batekereje indirimbo yitwa gwiki ubuzima video na audio wabasha guha credit abahungu babikoze cyangwa se abakobwa babikozeho bien sûr yego mu gifaransa bavuga bien sûr amwumvisha of course no mu cyongereza ururimi rwumwe buri izina rye ni Kirusiya naje gatoya urivuge se bazi uribwira abantu ako cita wa mugano umenye ufite yego ariko rero kababwire nk'abavandimwe Mbage ntabwo ndi umunyamakuru ariko rero by'amakuru bijyamo ntabwo ndi umunyamakuru ariko mujye mugikomereje by'abahanzi wa mugabo mugire aho mugarukira twagarukiye ikigaragara ikomereza iby'abahanzi niba cyoze ngo abakiranye baziranye barongera urumva mwe muraganira bikarenga
n'ibyo mwakaganiriye muri nyuma Ugatangira y'amarido, kwikanga. noneho mukabwira n'ababakurikiye ibyo bari gusobanura indirimbo yitwa ubuzima. Ubuzima yakozwe, audio yakozwe n'abaproducer batatu. Why? Wa mbere ni Evidex, Yego. wa kabiri yitwa Fazo, wa gatatu yitwa Bob. Bose B.O.B. bafite uruhare rungana. Bose bafiteho uruhare rungana. Hanyuma video yayo yakozwe na AB Godwin. Gauchi, twe kubeshyana. Uyu muziki urawukunda. Ahubwo ntabwo ngukunda, ndawukunda cyane. Urawukunda cyane. Ni nayo mpamvu mparanira gushyiraho itafari ryanjye atari mu miririmbire yanjye. Kuko ngiye mbikora nyine nk'ibintu nkunda, ariko bitari suruse inzanira revenue. Yego. Yego. Nta nubwo wenda reka mbishyiremo mbigire kiriya nka kwa kundi. It's not my source of income. Si ukura amaronko, ufite ibindi ukora. Yego. Asante. Icyo nakubazaga ni icyo uretse gatoya kugira ngo njye mvuga ibintu bibe clear. Yesu nca mu ijambo gutyo ntabwo umuntu udukurikiye ashobora gusobanukirwa n'icyo ashaka kuvuga. Abo naricamo. Jewe uyu muziki niyemeje kandi hashize imyaka 10 nambikora. Yego. Gushyiraho itafari ryanjye. Gushyiraho itafari ryanjye. Ntabwo rero ndi muri baba managers baba bagomba kujya imbere kuba ufite umuhanzi ugiye kuvuga ngo wari ujya kuvuga imbere ye nk'aba bandi bose. Oya. So itafari ryanjye igihe natangiriye kurishyiraho narabisobanuye kenshi. Ntabwo byari ngombwa kumbwira umuntu wari wese ngo mfasha runaka. Even now. Yego. Hari abo mba nafashije gukora ibintu bitandukanye, ariko bidakeneye ko je mbikora behind the curtains, inyuma y'amarido. Ntabwo ari ngombwa ko nkeneye kuza kwahirira mvuga ngo runaka ninjye wamukoreye ibi, runaka yamukoreye. Niyo mpamvu mbazaga ngo ese ya ndirimbo jenyine Ivuri yakoranye na Knowless nayo yari wowe? Of course yari jewe. Yego. Yari jewe. Ni do A a Z. Ibijyanye n'ubushobozi bwayo ni je wabikoze. N'izindi jewe abantu bamenye buretse gatoya Irene hanganeho gatoya kugira ngo ngire ibintu clear neza. Icyo nashaka kugusobanurira rero, nuko ntabwo ndi wa muntu uzimurika kubyo rafashije abantu. Jewe niririmbira ni nkuko nawe ushobora kujya imbere ya kamera ugaha opinion zawe abantu, udakeneye ko iyo interview uza murabwira abantu ibintu byawe wenda ibi n'abiri. Nanjye umuziki rero icyambere umukoreramo jewe ni ibyishimo byanjye giye nyiri gukora. Urumva? None cya kabiri ari naho nkiri imbaraga nyinshi ni umugufasha abawukora, ariko bo ari nk'akazi. Ariko ntakeneye kuzana imbere ngo mvuge ngo wa mbere wa gatatu ya myaka yose unzi namye mfasha abahanzi. Exactly. Yeah. Urakoze. Aho nangiye kukubaza rero ni hano. Ufite experience no gukorana n'abahanzi. Yego. Twe kubeshyana abenshi muri uru ruganda bakozeho barashya. Bashora mu bahanzi. Kugeza aho harimo n'abazinutwe. Aba Super Level barishari. Bamutesa touch. Urakoze. Oya gerega uyu muziki. Kugeza nabetse gatoya mu impamvu bari icyo kibazo. Nko mu minsi ishize no mu bakire bari gushyira amafaranga menshi. Abonye posting akantu kuri story ye. Nkavuga ko ibi bidatanga icyizere mbese n'urugero. Wowe wahisemo kujya ubifashiriza gusa uko wakubikundiye, ntuteganya ko wavumbura ubundi buryo byabyara amafaranga ukabishora mu byibuzo nawe ukagaruza? Erega buriya Irene, ushobora kubona iyi cano yawe iguha amafaranga, ariko hari undi muntu ureba hari akavuga ati nka biriya ni ibintu nakora nta kindi yakora cyangwa byarira amafaranga. Yego. Kuba tubafite ni ukuvuga ngo rero ibyanjye bireke iririre wowe. Urubyaro rwanjye ku buryo udateganya no gufata umusani byibuze ukamusayininga ukamufasha mu buryo buriregirira. Ababafasha se bo barunguka, bagiye bababwiza ukuri. Ubu wowe amaso yawe aguhaye abafasha abo bahanzi ho bari bunguka.
yego aha kakagira ibanga wavuga rero bamaze kuguka gahe ko ufasha abahanzi wamaze kuguka gahe ayo uretse gatoya urakoze yavuze ngo tuganire ngo tugire aho tugarukira wewe wageze aho ugarukiye nahagarukiye urakoze kunyibutsa move ko numva byabaye move icyo nzi cyo uri mu bantu bakora video zihenze urajura cyane nawe uri mu bantu bakoze video zihenze ariko akabazo umubajije uba wibagiwe mukanya urajura hwitura urona cyane none ikosa ni wowe ugiye kurikora ageze aho agarukira aho mugabo we ariko rega nawe wazi ibintu wigije nkana urambaza nini bagiye ko nawe rega ufite abahanzi ziriya video ukora ko zihenze ibiki ko ari wahagarukiye wageze aho ngaho Chita turasoje rata dukoresha abantu babaga ikiganiro guhera izuba rirenga kugera none aho bwije turasoje ahubwo reka dutahe kabisa uranyemerera n'ubundi nubwo unaniwe ariko ume opinion ayisho ko naniwe tanyigaragaza ibimenyetso by'umunani uri shuwa ko naniwe usibye kuba mbikubwiye se usudita mining ko naniwe ndinde gupima nkamenya ko naniwe kandi mumeze nk'abantu musanzwe neza watureze tugataha waza ku neza waza ku nabi ariko yizanye wizanye ntabwo nizanye wakize mu mugozi wakize mu mugozi Abdul Karim Abdul Karim yego abatuma nk'abari bandi ni hatari birasaba iki ngo icyo abantu bagiye baharanira imyaka yose ishize mu ruganda kuko uko twabigenza kose bro tuye tuvugisha ukuri iyo Chita ahungabanye iyo Chita ahungabanye cyangwa se indi brand nini muri uruganda igahungabana nshobora kumva ndi safe ariko ku rundi ruhande sindi safe kubera iki ibyo ndimo biri kwangirika icyo nkubaza rero amobile money yawe nkoreze 5,000 ntabwo ndarangiza ikibazo raya maze kukibaza shyiramo nimero yawe uri kumva wambaje ibibazo by'amatiku ariko nibura ugeze aho bazi ibintu nibura iri ni ryo kosa narakora ryo kwanga shyiramo 50 reka mu 5 umuhungu Silver 99 Tandeba amazina kutiyohereje witwa Irene mwa Irene muri ndahabi ikibazo wayo mfite kuri mama isashiraho ntayariho giwe ndabivuze hayaje yageze cyakoza Chita yampaye pe yaje reka ndangize ikibazo cya 5 reka nirangize wambajije amatiku ndababara reka nkora ikibazo gurutse cya 5 noneho byasaba iki ngo systeme ya media ikore mu buryo za motif zo guteza imbere impano zikizamuka zo gufasha abantu kwidagadura zo gukira uri kumva no kwedika abantu zikomeza gukora nta gice icyo ari cyose gihungabanye icyambere cyo ni nabona aho mbivugira hari abantu benshi mu bo bireba ariko bo bireba kakavidomoka bagezeho mu Rwanda dukeneye regulator wa social media utari Rwanda Media Commission kubera ko Rwanda Media Commission ireba abanyamakuru kandi abakoresha imbuga nkoranyambaga abenshi ni citizen journalists harimo na content creators badafite regulator cyo ni icyambere icya kabiri cyo murankivuga kenshi niba ntagukunda niba ntakwiyumvamo nkugomba icyubahiro bitewe n'icyo wagejejeho industry aribyo bizatuma numva ndi defensive kuri wowe donc hari ibyo ntakora kuri nge nkumva ko hari ibyo ntakora nubwo byaba bibyara amafaranga hakenewe kubahana ku bantu bari mu myidagaduro ushobora kuba ibyo ukora mbona utabishoboye ushobora kuba ntagukunda ushobora kuba n'ibindi bibazo dufitanye ariko dukwiye guha respect abantu bari muri industry y'inganda ndangamuco cyangwa se creative industry abo tubona bafite icyo bakoze ushobora kuba byarabatwaye ibi hari amajoro hari amanywa hari ibi byabayeho dukwiye icyubahiro abakora ibi bintu icya gatatu gikenewe ari nacyo cy'ingenzi mureke dufasha abafite talents abanyempano mureke tubashyigikire aho bishoboka ariko hari rero umuntu afata umunyempano akamwizeza ibitangaza
kamwizeza ibintu ntabikore. Mureke dushyigikira abanyempano, mureke dushyigikira abantu bakizamuka. Ntekereza yuko igihe kizagera tukabona igisubizo cyiza. Icya gatatu kirushaho, politike y'igihugu cyacu iri gushyigikira abahanzi mu buryo bw'ibishoboka. Navuga ko ari n'ibidutungura, ntabwo nabyita ibidashoboka kuko leta yacu ireberera twese. Mureke tube inyuma kandi dushyigikire politike ya Paul Kagame, akaba ari n'umuyobozi wacu, His Excellence Paul Kagame. Byinshi avuga, byinshi akora bikwiriye kutubera icyitegererezo nk'ababyiruka ubu cyangwa abakiri bato mu hazaza. Nabona ko bizatubera inkingi y'iterambere rusange kuri twese. Ariko ibyo bitatu mvuze n'ibidakunda, industry yacu izaba zero, izasibwa bimere nk'ibitarabayeho. Subira inyuma, nitutubaha umugoboka rugamba ari nawe Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ngo twubahe intekerezo ze, filozofiye y'uko atekereza u Rwanda n'abarutuye. Nitutubaha bubatse ibyo tugezeho uyu munsi n'ababigizemo uruhare. N'ikindi, nitudashyigikira impano dufite, ntacyo tujya tugeraho. Numva ari ibyo. Nibyo ngibyo uvuze neza cyane, usobanuye neza ibintu byaba ari karakano dusezeranije ntari bwemere kugenda akuboko ko ubu wava mu kiganiro ntibukije abantu kuri mwe muse mu bukwe neza tujya tuvugisha ukuri. Reka nkubwire icyo wawe umpe mu kintu. Reka nkubwire ikintu cya mbere nkwiriye kwibutsa abantu. Wenda ho hari next week uzaboneka. Yego. Mfite gahunda, mfite project nshya nshaka kuganiriza abantu. Yego. Aha ndayibabwira gato, ariko hari nka projet turi gutegura. Tuzabigaruka ariko ntacyo nayibabwira. Ndi gutegura awards za cinema mu myaka. Anda magabo ntacyo mayibanze nguri mu ntoki. Nurangiza nushaka imikoro nayo isigarana. Oya buretse kugenda buretse. Okay. Fatira ntari fatira. Kangufatire. Turi gutegura muri company yitwa Cheetah Magic Entertainment Limited.